mbona tunaniwe kare ndananiwe nibwo tukigera mu rugo. Mugisha agiye muri dushe. Suzi gahunda yari hari uyu munsi tuvuye kwipima imyenda y'abageni. Kazungu Mariya Kazungu wamuretse koko ubu tuma stress ziza. Kazungu rwose mva nanjye yaramaze iminsi myinshi atampamagara, ariko ejo bundi ngiye kubona mbona Kazungu arahamagaye, ariko ntabwo bamfite. Saa kindi zawe byari ikindi. Shana uko nabipanze. Okay, reka noneho nze kukuvugisha ngeze mu rugo. Urumva ashobora no kuza agasanga ndi kuri telefone aribyo ndi kuvuga. Turasubira. Okay, merci. Karibu nje ntabwo afunze. Nje ntabwo afunze. Utese mwana? Meze bite mwana? Imeze bite? Ase mwana. Kuva kera woroshye ubuzima. Ejo uzarongora cyangwa? Zabari kuva kera woroshye ubuzima na nubu. Reba uko wifashe. Uziko utamenya ko ejo ufite ubukwe mwana? Aka nta mpamvu. Ubwo nari nzi ko ngiye gusanga abantu hano bafite ikintu bita igisomo. Ndebera uko wifashe mwana, watinye. Humura mwana, ubwo nyine urubaka tu. Cyagiye ibintu by'abantu benshi suvuga cyane. Umuntu usumva abantu benshi babara no bari gukora ikimwanya. Kandi urabiza ari wanjye uzi ko adakunda nyine ibintu byakavuga kenshi. Dore ibana ari gutunganya sasa agira ate. Urabizi ko uramutse umukoreye ku bintu yakwangiza. Dine wawe mwana, wahise umugira wawe tayari. None se imana itabuwaye. Ariko nabonye mwaranze no gukereza umwana ishuri rero. Nabonye hari ukuntu byaciyemo. Nta kintu wumva. Biragaragara neza kabisa, neza. Uzi ko narinzi ko nabisha abantu bose. Ndetse na mukecuru narinzi ko nabimuhishe. Uti mukecuru garukiriza. Uza abakecuru barareba kuva ku musatsi kugera ku mano. Barareba umukobwa cyangwa umudamu aracira akavuga ati sha aha arabisoje hano. Ahubwo uvuze ibyo uranyibutse. Ubwo dore ko nari ndi muri stress nyinshi, ndi kwiruka. Uri kumbwira amakuru ngo ya Kazungu ibintu nazi byari byo bimeze. Kazungu rero uriya Kazungu buriya yaje gusura Aline ku kazi. Araza turanabonana. Ariko yarakundege. Ntuzi ngo nakoze iki? Mbese nyambye uburyo ugiye gukora ubukwe, ugiye kurongora Aline utamubwiye. Naba namati. None se ubwo utamubwiye niyo byaba ikibazo cyo kuzara kamize gutyo. Man, ubwo nyine abifashe nk'umucama. None se urabizi ibijyanye na Aline urabizi kandi inshuti yanjye. None se ubwo Kazungu we kuki yatabimenye nyine? Mwese ntagaze ko tugiye gukora ubukwe se? Nyamara ugomba kwitonda. Nabonye Kazungu ari ukuntu afite akababaro. Bishoboke ko Aline yamukinnye. Birashoboka. Kandi nawe uri umucuti man. Urabizi kuva zamani uri umujama wanjye. Ariko mboneyeho rero ntega amatwi. Ntega amatwi nyumve neza, nyumva neza. Urabizi ibi nabyita akagakino nakagiyemo mbere yuko ugiye kukajyamo. Ndabizi pe. Ntega amatwi neza rero. Buriya ibintu ugiye mugomba kwitonda. Banza utekereze neza, ujye mu bintu utuje neza. Buriya ibi bintu ugiye kujyamo, banza utekereze neza, uzirikane ko abagore
bagira utuntu twinshi, bagira utuntu. Uribuka story ya Samusoni n'uriya mugore wamwogoshe? Abagore bagira utuntu twinshi. Ntabwo nshaka kumva umuvandimwe yasaze ari ku musozi ari kwirukanka cyangwa ngo wagiye kwiyahura bitewe n'umugore. Urabona ibyishimo ufite ugiye kwirongorera. Ndashaka ngo ubigendemo neza gake utuje, hato ntazumva ngo wagiye kwiyahura. Ubitekerezeho. Sinkubujije, singuteye ubwoba, ariko uze kongera kubyicaraho ubitekerezeho kabisa. Kose ubundi Kazu utaretse kwirengagiza ikibazo gihari urakizi. Ari ababyeyi banjye ntibize bagukunda, ndetse nanjye ndi gukura ntabwo ndi gusubira inyuma. Nta kundi kuntu ari kubigenza. ariko se reka nkubaze ari Baza ndakumva. ubundi twari gukorana bukwe gute udakeneye kunyerekana iwanyu? Niko reka nkubaze, ubundi uwo muntu mugiye gukorana ubukwe ni iki cyandusha? Andusha amafaranga se? Andusha inzu nziza se? Andusha kwambara nkaberwa se? Uwo muntu wagutwaye umutima ugukuye amata mu kanwa, uwo ni muntu ni namunagani? Kagiye ufite amata mu kanwa? None se ubu namwaye he? Ariko ngera unyitegereza mu maso ndebe neza, cyangwa wanyibeshyeho? Uzajya wishinga abantu bagenda bakubwira ibintu bitashyitse. Niko ndeba mu maso ndebe neza, ndebe igihagararo, ndebe indeshyo, ndebe inkandagiro. Ubu ntari aho mwaye? Ubu se kuko ndi gutwaye iki? Ibyo bintu ntaho bihuriye Kazu. Urabizi igihe cyose gishize utambwira n'ijambo na rimwe byibuze ryerekeranye n'ubukwe. None ngiye kwirongorerwa utangiye kunzanira ibindi bintu. Niyo ngize Imana nkabona unjyana wemera kunjyana. Nyuma y'ibyo byose umbwiye by'amafaranga iby'ibiki, ngewe ikintu gihari cy'ingenzi nyamukuru nuko ntatenguha ababyeyi banjye. Ntabwo bagukunze rwose. Ntabwo bankunze? Wavuze ko ari imyumvire yawe. Abakobwa mwaranyobeye koko. Uragenda wikorera ubukwe bwawe nta kibazo. Ntabwo bizakuraho ubucuti dufitanye reka. Cyo rwose ntaho kizajya, ariko nta kibazo. Reka tubyihorere. Ureke no kongera kumpamagara. Nta kibazo, nta kibazo. Uziko hagiye umpamagara ndi kumwe na Mugisha. Oui mama. Ariko mama nabi rwose nta rwose ntugakabye cyane. Kisa. Erega mama, erega n'ubundi amaherezo kubera ko ariko rwose ndakuze kandi rwose ngomba gushaka umugore. Ariko mama rwose nubwo tutazanye igihe kinini ntago ari cyo kibazo ko cyambere nuko mukunda. Ariko ubundi mama, ubundi uramushakira ikira? Mama umbabarire ndakwinginze rwose biraba atari bimwe byawe byo kumucunaguza dore hatutazacunaguza ari natarajya no mu rugo rwanjye. Ubundi se mama, ubundi waretse tukazana mu rugo. Okay, ntacyo mama ndamubwira ubwo ndumva wenda ibyanyu ari iby'amabanga yanyu. Reka ubwo njye ku kazi turaza gusubira.